Ikaze ku birari by'insigamugani. Nk'uko bisanzwe tugira imigani tuganiraho, imigani ivugwa mu buzima bwa buri munsi ndetse n'imigani idakoreshwa cyane. Ariko nk'uko tubizi, imigani tubasomera tuyikura mu gitabo cyiswe ibirari by'insigamugani. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho umugani witwa ageze mu gahinga ka YIHANDE. Ni umugani rero abantu bakunda gukoresha, akenshi uvugwa n'abantu bakuze cyangwa se ukavugwa b'abantu bacyurirana. Niba uri mushya rero turakusaba kuba wakwiyandikisha aho hasi ukanda kuri subscribe, hanyuma ukaza no kuduha ibitekerezo. Niba rero utari mushya turagusaba kugira ngo usangize imigani yacu igere ku bandi. Wowe mushya rero tuguhaye ikaze kugira ngo ukande wiyandikisha kandi natwe biduteza imbere. Uyu mugani rero witwa ageze mu gahinga ka YIHANDE, ngo abanyarwanda bawuca iyo babonye umuntu uri mu kaga yabuze epfo na ruguru, nibwo bagira bati ageze mu gahinga ka YIHANDE. Umugani ubwawo rero waturutse ku mugabo witwaga YIHANDE, yari se wabo wa Cyilima Rugwe wari utuye mu mpinga ya Gitima, aho ni muri Rutobwe muri Gitarama. Uyu munsi ni mu karere ka Muhanga. Ibi rero ngo byabayeho ahasaga mu mwaka w'1300. Kera rero ngo umugabo witwaga Nkurukumbi yari nyirarume wa Ruganzu Bwimba. Ngo yari amaze gutinyirira ingoma avuga ko yazanye amagara, hanyuma Ruganzu ararakara atabara Bucengeri mu Gisaka, atabara igitaraganya nta mana yeze ngo imutabarire. Rero ngo nibyo byavuyemo umugani ugira ngo umusindi yarenze akarwa. Nibyo rero Ruganzu yasubije intumwa ya nyina amutumyeho ngo agaruke hanyuma atabarirwe na nyirarume. Noneho nawe ngo asubiza iyo ntumwa ya nyina ati, genda ubwire uwo mukobwa w'abasingakazi uti umusindi yarenze akarwa. Ni nayo nkomoko rero yo kudasubira ku ngoma kw'abagabo b'abasingakazi babyaraga abami. Abo bami rero babyaranaga n'abasinga, abami bakaba mu bwoko bw'abanyiginya. Byaturutse kuri Ruganzu Bwimba rero watabaye ari umubira, ni ukuvuga yatabaye atarabyara. Umugore we rero ngo yari atwite inda y'uburiza, ariyo yaje kuvamo umwana wamukuye ku ngoma ari we Cyilima Rugwe. Icyo gihe rero ngo hari nyirarume wa Ruganzu Bwimba akitwa Nkurukumbi. Nkurukumbi rero ngo yabanaga n'umwana yareraga umunyiginya, ni ukuvuga nyine yari umusindi. Uwo mwana rero ngo yitwaga YIHANDE. Ariko rero Ruganzu ngo yatabaye YIHANDE amaze kuba umusore, kuko ngo bari baravukiye rimwe. Ajya gutabara rero Bucengeri yasize araze se wabo Cyenge yuko abasinga batazongera gusubira ku ngoma ukundi, amuraga nuko umwana we uzavuka batazamuha ingoma ahubwo ari we uziha ubwami, ati niwe uzabwiha. Ubwo kandi rero Ruganzu wajya gutabara yari yatumye kuri YIHANDE ati ngwino dutabarira ingoma yacu y'abanyiginya. Nkurukumbi rero wabanaga na YIHANDE amurera ngo nuko ngo aramubuza agira ati ikinga kinge agende wowe usigare. Niyo mvano rero y'umugani wamamaye mu Rwanda ugira uti umunyiginya w'umutindi atinyirira ingoma ari yabo. Rero ngo niho byakomotse kuri YIHANDE wanze gutabarana na Ruganzu Bucengeri kandi bavindimwe. Nuko Ruganzu rero wamaze gutabara Bucengeri agwa mu Gisaka. Ingoma y'u Rwanda isigaranwa na se wabo witwaga Cyenge. Rugwe rero mwene Ruganzu amaze kuba ingaragu, abahigi bajyana na se wabo Cyenge guhiga. Ngo bica impongo bayigirira impaka, umwe ati ninge wayishe, undi nawe ati ninge wayishe. Baraza rero ngo baburanira Cyenge n'abatware. Nuko rero ngo mukuburana birabayobera. Ubwo baburanaga rero ngo Rugwe yari ahari. Cyenge n'abatware be baraceceka, bari babuze uko babica urubanza kuko byari byabakomeranye. Nibwo rero Rugwe abajije Cyenge n'abatware ati mbese habuze umugabo n'umwe wabibonye ngo abakize, umugabo wabonye ubwo iyo mpongo yicwaga? Abiru rero ngo bararebana bati umwana yakuze. Nuko ngo umutware arongera asubira muri ya magambo ati umwana yakuze ubwo amaze kumenya guca urubanza, akwiye kwima ingoma ya se.
Mbere yaho rero ngo Rugwe atarabaza umugabo wari uhari mu Rwanda nta muntu numwe wari uzi gutanga umugabo. Niho rero havuye imvano ivuga gutanga abagabo, dore ko n'uyu munsi iyo umuntu aguze ikibanza cyangwa se akagura inka, abantu bandikwa hasi bitwa abagabo. Ni nko gutanga umugabo cyangwa se ugatanga igihamya. Mbere yaho rero ntabwo byari bizwi, ahubwo byazanywe na Cyilima Rugwe mwene Ruganzu Bwimba. Ubwo rero ijambo rya Ruganzu yabwiraga se wabo Cyenge yuko azamuhera umwana ubwami ari we uzabwira, ariko akamenya igihe nyine ubwami azabumuhera ryari ryuzuye kubera ko umwana yari amaze kugaragaza yuko amaze kuba mukuru bihagije byo guca urubanza. Rugwe rero amaze kwima, bamubwira abantu bahemukiye se ajya gutabara Bucengeri. Bamubwiramo nk'Urukumbi ariwe sekuru ukwa nyina na Yihande se wabo. Yari atuye mu mpinga ya Gitima mu Busekera, aho nyine ni muri Gitarama. Rugwe amaze kubyumva anyaga Yihande, abuza abajya kumusura, amubuza no kujya kuvoma. Yihande rero abura epfo na ruguru. Yihande agwa mu mpinga ya Gitima yishwe n'uruhato. Nibwo rero Abanyarwanda bahise agahinga ka Yihande. Hanyuma ariko babivanyeho ku ngoma ya Rwabugiri ku mpamvu z'imiterekero, bahita mu mpinga ya Gitima. Babikoraga kugira ngo umuzimu wa Yihande acogore. Ariko rero rubanda ntibaretse kubivuga kugeza n'ubu. Niyo mpamvu iyo babonye umuntu ubabaye cyane yabuze epfo na ruguru bagira bati ageze mu gahinga ka Yihande, cyangwa se usanze uwabo batamwitayeho bati yajyagayo se kwenda iki, ko ari mu gahinga ka Yihande. Ubwo rero babaga bacyurira Rugwe wicishije se wabo inzara ikamutsinda mu mpinga ya Gitima, ariho bise mu gahinga ka Yihande. Ugera mu gahinga ka Yihande rero bisobanuye kubura epfo na ruguru, ntugire icyo wiyambaza cyangwa se kikugoboka, ugapfa nk'uko nyine Yihande yapfuye. Ngaha rero aho ducumbikiye umugani wacu uyu munsi twavuze ku mugani witwa kugera mu gahinga ka Yihande. Ni umugani ukunda gukoreshwa n'abakuze cyangwa se ukumva bawusobanura bakawuvuga bacirana amarenga. Rero biba bisaba ngo tuwusome dusobanukirwe, dushakishe tumenye aho byakomotse. Uyu mugani rero nk'uko twabibabwiye tubisoma mu bitabo cyangwa se mu mateka yahasizwe, ariko by'umwihariko tukabikura mu gitabo cyiswe Ibirari by'Insigamugani. Ni igitabo cya Minisiteri y'Uburezi, ni igitabo cyanditswe ahasaga mu mwaka w'1980. Niba uri mushya rero turagusaba gukanda subscribe aho hasi, hanyuma rero waba wifuza umugani ushaka tukazawugusomera, ukawandika muri comment, ukawandika hanyuma natwe tukazawugushakira tukawugusomera, kuko aricyo Ibirari by'Insigamugani bibereyeho. Murakoze rero, mugira amahoro y'Imana y'u Rwanda, kandi turabakunda cyane. Burya bwagashe rubanda uwakabaye umuhanzi azimata n'ubugeni ntanzi igitebwe n'ubugwari rutimbo sinza